Muraho neza nshuti bakunzi bacu, aha ni muri Camp Heroes team, ni ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda, kandi ni ikipe imaze igihe kirekire cyane ikora umurimo utari mutoya w'ivugabutumwa rikoresheje imikino. Rero twaje muri camp mara iminsi 3 kugira ngo dukore umurimo w'Imana nk'uko misiyo yacu iri. Hari abajene batandukanye, hari abasore bato ariko bafite rwose ubona bafite ejo hazaza heza. Rero nagira ngo mu kiganiro ngiye kubaha ndagira mbabwire bumwe mu butumwa butugenza muri iyo camp. Icya mbere ni uko twamaze kumenya yuko mu by'ukuri impano y'Imana yayitanze kera umuntu akivuka, yayitanze kera isi ikiremwa, kandi impano y'umuntu niyo imubeshaho. Aba bana rero twasanze twaganiriye nabo uko bo batekereza mu mitekerereze yabo, bumva ko Imana mu by'ukuri iri kumwe nabo kugira ngo ibyo bakora byose bigende neza. Biratwigisha iki rero muri munsi, mu buzima bwa buri munsi? Ni uko umuntu wese ufite impano cyangwa se wahamagariwe gukoresha impano iri mu mubiri we, hari ubwenge wize, hari impano karemano ufite, hari gukina umupira, hari kuririmba n'ibindi bitandukanye. Ndagira mbabwire ko ibyo ari ibintu bituma mu by'ukuri icyubahiro cy'Imana kirushaho kugaragara, kandi icyubahiro cy'Imana uko kigaragara n'imbaraga z'Imana zigaragarira mu bantu bagenda. Rero mu by'ukuri Imana yatugiriye neza kugira byiza nabo. Twaganiriye cyane mu bitandukanye, twaganiriye ukuntu Imana yaremye umuntu mu impano zitandukanye. Izi mpano twese dufite ni igitangaza Imana yadukoreye, ni igitangaza Imana yashyize mu buzima bwacu, ariko kandi ikeneye yuko n'ubuzima bwacu bwa buri munsi bugenda gute buba bwiza bivuye kuri za mpano. Hari kumenya utanga impano. Twese turabizi, ukore muri banki, ukora muri nzego za leta n'ahandi hatandukanye, mu by'ukuri impano wahawe niyo kintu cy'ingenzi ukoresha kugira ngo byawe gukora bigende neza. Ukora akazi k'amaboko, ukora akazi gasaba izindi mbaraga z'umubiri cyangwa z'umutima, byose ni impano Imana yaduha kugira ngo mu by'ukuri tukore ibintu birusheho kugenda neza. Rero ndabashimira mwebwe abakunze kudutega amatwi, abakunze kudukurikira. Iyi yari intangiriro, nagira ngo mbabwire ko nzabagezaho ibiganiro bitandukanye twagiranye, kandi twagize ibihe byiza byo gusenga, twagize ibihe byo gushyira hamwe no kwinginga Imana kugira ngo mu by'ukuri idufashe kuba abantu bakwiriye mu bihe byacu bya none, cyane cyane abajene, cyane urubyiruko. Dukeneye kugira izi mbaraga zo kwizera Imana no kuyiringira, kuko nizo zituma gusa ibyo dukora, ibyo dutekereza bigenda neza. Bibiliya ivuga ngo nzaha umugisha mu maboko yanyu, nzaha umugisha mu majya no mu maza, ariko ntiyabiguha utabikoresha. Rero ndakwifuza kugira ngo wowe udukurikiye nawe ugire umutima, ugire imbaraga zo gukora uyu murimo uwushyizeho umwete. Buri wese impano yahawe azayibazwa, kandi nawe ndakwifuza kugira ngo ukoreshe impano yawe neza. Ukeneye ubundi bufasha rero bwo kumenya uko wakoresha impano yawe, watwandikira kuri nimero yaho hasi muri komenti kugira ngo turusheho kugufasha no kumenya kuguha icyerekezo cy'uko wakoresha impano yawe. Mwakoze cyane. Mu buryo mudukurikire, turabagezaho ibiganiro bitandukanye bivuye kuri iki kiganiro. Tubigirane n'abanyeshuri, tubigirane n'abakinnyi bari muri iyi camp. Twese turi muri iyi minsi turimo turakorera mu karere ka Bugesera. Murakoze cyane. Imana ibarinde.